Hello guys, nizere yuko mumeze neza, Nobody the official nk'ibisanzwe. Noneho uyu munsi ngiye kugusobanurira ikintu cyitwa YouTube Studio, kuva ku ntangiro kugera neza nko kuri 90%, ku buryo iyi video uraza kuyirangiza ushoboye buri kimwe cyose kuri YouTube, usigaje kuba wahuza account yawe ya banki kuri Google AdSense ukayihuza na YouTube, uhasigaye ugatangira guhembwa. Ibindi byose ugomba kuba umaze kubimenya. So nakugira inama yo gukora subscribe ubaye utarakora subscribe. Ahasigaye niba utaranakora like waba wamaze kuyikora, ahasigaye dukomeze rero. Kandi iyi video nuza kubona igufashije uze kuyihereza inshuti zawe. Tugiye guhera akantu kamwe ku kandi. Uri kubona hano handitse ngo views, gusa hagati aho hari abantu bambajije ngo ese YouTube irahemba neza 100%, nta n'ikindi ndengejeho aho ngaho, kandi iyo yaguhaye nawe urayobora koko. So ibintu bisabwa rero kugira ngo utangire guhembwa nabyo turaza kubireba, n'ibindi bintu n'izindi trika zose zo kubona ama views n'ama watch time turaza kugenda tubireba. Hano nuhakanda twagiye kwanza turebere kuri video. Ese YouTube ikoreshwa mu kwanaliza ama video, katufate nk'iyi. Ubundi mu mategeko cyangwa mu buryo bwiza, iyi video utu tuntu twose twakabaye tureba hejuru. Tuno rwose muri kureba twakabaye tureba hejuru. Iyo turi kureba hasi bivuze ko video yawe itigize ikundwa. Noneho tugiye kwanaliza kuri video imwe ukanze hangaha, sibyo? Turebe ese yageze ku bantu bangahe, izi views 71 yagize zavuye hehe, buri kimwe cyose. Hano niho umenya ngo ndakora ibihe. Duhereye hano hejuru kwaka kantu ka mbere, iyo utambikishije urutoki rwawe ujyana ibumoso, hahita bakwereka ngo yazanye watch time y'amasaha 2:8, sibyo? Irongera izana aba subscribers 5, right? Iyi video hano itumenya ngo nkomeje gukora video zimeze gutya tayari zarebwa cyane. Noneho tumanuke hasi, hano handitse ngo audience retention, uburyo bagiye babonekamo. Nkishyiraho yarebwe cyane, none uko ugenda hashira minsi ntabwo iri kurebwa cyane. Abantu bayirebye ni views, urabona external nge yavuye mu gusharinga. YouTube search abantu basacinze bakayigwaho ni 21, abari barakoze subscribe notification ni 7, channel page ni 2, ndetse na direct cy'abantu babandi igwaho gutyo. Noneho tujya hano handitse ngo reach, sibyo? Hano tugiye gusesengura ese video yanjye yari yageze ku bantu bangahe. Ese abayigezeho barayiplayinze? Yes, abo yagezeho barayiplayinze, ariko ndaza kukwereka n'ahandi hari abo igera hose bayiplaying. Noneho tujye kuri engagement. Engagement ni uburyo abantu bakunda cyangwa se ntibanakunde video yawe. Katubanze dufungure kano kantu tagira umuntu uza kutubangamira, sibyo? Ni ukuvuga ngo hano ni uburyo abantu bayikunze n'abatarayikunze. University of Rwanda barayikunze, channel average bivuze ngo nta muntu utarayikunze. No tujye kuri audience, abantu bareba ibintu byawe. Ese ni abasabu cyangwa
n'intuza ntago ari aba subscribers, tumanuke hano hasi, bivuze ngo iyi ntago iraba specified. Munyemerere, urabona ni abanyarwanda bano bayirebye, munyemerere nsubire inyuma gatoya, dufate video imwe mu zarebwe. Ndakeka kano gace ariko twabanze tugasa nk'aho tukanarangiza. Hano tugiye, hano hari ngo views, hano hari views, uri kubona muri iyi minsi 28 views nabonye 34,000. Noneho video ziri ngizi izatumye abo basabu nako izo views ziza cyane, ngizi nizo zibanze imbere. Noneho kankandeho wenda dufate video imwe, baratwereka ese yarebwe na bande, baturutse he, nabo mu bihe bihugu, ndetse n'ibindi bintu byinshi. Muri iyi minsi 28 iyi video ya mbere, iyi ngiyi tugiye kureba yazanye abasabu bangahe, 21, sibyo? Noneho ese yagize views zingahe? Views ni 10,500. Noneho tugiye kureba hano handitse ngo reach, murahita mubona itandukaniro. Urabona yageze ku 13,000 ariko abayirebye ni 10,000. Bivuze ngo ni kwa kundi nawe uba uri kuri YouTube ukabona video ikugezeho, nine ukibaza ese ibi bintu nigeze mbikunda, ibiki n'ibiki. Noneho tugiye kureba ahantu izi views zaturutse. Tugiye kujya kuri audience, abantu barebye ibi bintu, imyaka bafite hagati ya 13 na 17. Dore ngo gutya, iyi ni imyaka nyine y'abantu bayirebye. Bivuze ngo abayirebye cyane na hagati ya 25 na 34. Noneho kandi ndakugira inama yuko niba utarafungura YouTube studio, nako YouTube channel, uri mu bihombo bikabije. Noneho ngira ngo wenda kujya muri YouTube studio ukayinjiramo, mwese murabizi, ni ukukora login ugashyiramo email yawe iriho YouTube channel. Gukora YouTube channel narabiberetse, niyo mpamvu ntigize ibyo byo mbigarukaho. Noneho hano hari ahantu handitse ngo gender, ni abahungu n'abakobwa, ubona ko abahungu nibo benshi. Top geography, ni ukuvuga ngo ibi bihugu uri kubona, Kazakhstan niyo ya nyuma, Uzbekistan, Kyrgyzstan, abo nibo bagiye babireba nyine. Noneho watch time, aba subscribers ni bakeya, ariko aba not subscribers nibo bayirebye cyane. Bivuze ngo nta nubwo bigize yazanye abasabu benshi urebye na views yagize. Noneho rero dusubire, ngira ngo noneho murabibonye itandukaniro ririmo hano mu kwanariza izi video. Ikintu kijyanye no kwanariza video ndakeka cyo tunakirangije. Iyo umaze kumenya ibintu abakiriya bawe bakunda cyangwa se abasabu bawe bakunda, hariya uhita ufata umwanzuro ukavuga ati ngiye kuzajya nkora ibi ngibi nibyo byanjye. Noneho rero tugiye kuza hano handitse ngo analytic, sibyo? Analytic n'ubundi dusanga hahandi bagahita bakwereka content muri iyi minsi 28 za trendinze nizi, ubwo uhita umenyeramo hano icyo gukora. Aka ni akabanga nkwibiye. Noneho gusa nuza kubona iyi video igufashije, ntugende utabivuze muri comment, kandi nihagira n'undi muntu ufite ikibazo uzamugira inama yo kuza kureba video nk'iyi. Iyi video uzayimusharinge, kandi umfashije wanasharinga. Noneho rero tugiye kujya hano handitse ngo community. Hano dusangamo amakomenti, dusangamo
ibintu byinshi uretse ko amakomenti ngira ngo murabizi n'ibindi bintu nk'ibyo byinshi cyane nyine bigiye bitandukanye, ariko wenda byo twe no kubitinda ahubwo twizire hano h'amafaranga, ubundi ni nacyo abantu benshi baba bashaka. Become a YouTube partner. Kugira ngo ube umupatena wa YouTube hari icyo bisaba, sibyo? Hari icyo bisaba kugira ngo ube umu membership, kugira ngo ube supers, kugira ngo ucuruze hari ikintu bisaba kugira ngo ibi byose ubikorere kuri YouTube. Eligibility rero ya mbere icyo bisaba hari icyo bita eligibility. Urabona mfite amantuza, harasabwa amasaha 3000 mu mwaka wose, hagasabwa ubwo iyo ufite kimwe muri ibi n'abasabu 1000 uba ushobora gutangira guhembwa. Noneho ariko hano hari akantu batatweretse, haba hariho n'amasaha n'amasabu 500 bakagufungurira bino bintu twari tubonye hano, membership, super na shopping, ukaba wabasha no gucuruza cyangwa ugakoresha ama ads ugahembwa. Iyo ufite abasabu 500 n'ibihumbi 3, noneho cyangwa ukaba ufite 3,000,000 n'abasabu 500 ku ba short views. Ngiye kubabwira ibanga ririmo hano video maremare n'amavideo matoya. Iyo ukoze video ndende ikuzanira watch time ndende nini, iguha amasaha menshi, ariko iyo ukoze video ngufiya iguha amasaha makeya. Ubwo byumvikane yuko hano uba uri mu bihombo. Iyo ukoze short iho babara mu views, bivuze ngo ariko amashoti nayo agira views nyinshi, ni n'amava basaba 3,000,000, ariko ku mavideo maremare ho bagusaba watch time y'amasaha 3, sibyo? Noneho tugende dukomeze ku bindi bintu by'ama watch page ads, short feed ads, byo kugira ngo babigufungurire kugira ngo uhite unapurangira kuba monetize. Ugomba kuba ufite abasabu 1000, bya bintu nakubwiraga, ufite na one of the following, kimwe muri ibi ngibi, watch time y'4,000 mu mwaka. Kandi ngiye murabona ntangiye ejo bundi, ariko urabona nanjye ndi hafi kugenda, ndimo ndegerayo. Noneho na public short views 10,000,000, aho ngaho nibwo bahita bagufungurira ads. Ariko nabo basabu 500 na watch time y'ibihumbi 3 naho hari icyo bagufasha, sibyo? Aha ngaha ndakeka musobanukiweho bimwe na bimwe. Noneho ibintu rero ugomba kumenya, YouTube kugira ngo wemererwe monetization, ibi iyo byujuje ugomba kuba uri mu bihugu byemera monetization. Bivuze ngo channel yawe uba ugomba kuba warahinduye monetization nako location. Murabizi ko mu Rwanda YouTube ntago nyine habonekamo monetization. Ubwo ngubu ho abantu mushaka kureba uko wahindura location nyine kugira ngo account yawe inabe professional, cyangwa se YouTube channel ibe yuzuye neza, mujye kuri YouTube muri channel yanjye, mujye kuri social media, kuri playlist mujye handitse ngo social media skills, murabona video ijyanye no guhindura YouTube location. Noneho ikindi mu bintu bijyanye no guhembwa, buriya ni byiza kumenya category channel yawe irimo. Uretse ko ibyo bintu bya category byo nshobora kuzabikorera indi video, kuko byo bisa nk'ibiri byihariye ukuntu bifite time ndende. Nimwumva nabyo mubikeneye nawe mubimbwire muri comment, nzabiguha kabisa. Noneho kuko category ya YouTube channel nyine niyo YouTube channel igenderaho igiye kuguha amafaranga. Ikindi uba ugomba gushyiraho ama description, ugashyiraho ama thumbnail, ama watermark, reka wenda tujye hano hejuru, hari kano ku ifoto yacu, hano hejuru ku ifoto ya channel hano ya. Nitumara kuhakanda, mu by'ukuri urabona ko baratweretse ngo edit hano.
editi. Urabona hano ushobora no gushyiraho amalinki ugahuza Instagram yawe, TikTok, YouTube. Naho nimuba mubishaka ukuntu ibi bintu bikorwa muzambwire, naho nzabakorera indi video uburyo babihuza, ku buryo umuntu yagiye kuri channel yanjye akajya kuri about, ahita izi link zose azibona, ku buryo yakanzeho ashobora guhita yagisesinga social media zanjye zindi. Noneho reba hano ni ukweditinga amazina, kandi izina iyo urihinduye urihindura mu gihe cy'iminsi 14 urategereza kugira ngo wongere kurihindura. Noneho hano muri setting ni ibintu bijyanye, hano niho ushobora kongeraho umuntu muzafatanya gukontorora channel. Urugero ugasanga abantu nka 5 mwese kugira ngo mugire access mujye mubasha kwa uploadinga muna downloadinga, ushobora gukanda hano handitse ngo channel ngo permission. Iyo ukanzeho hano uhita bagusaba email y'umuntu ukayishyiramo. Urabona nge channel yanjye iriho abantu 2, hasi nashyiraho undi, ariko nabyo ni mubushaka ubimbwire muri notification naho nzabikwereke, kuko hano naje kubasobanurira muri YouTube studio muri make. Noneho ikindi ubwo ni igikira. Ikindi mugomba kwirinda ibintu by'ama copyright. Copyright igihe cyose ubundi nari nababwiye ngo kugira ngo ubone monetization ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18, ugomba kuba uri hejuru nako ufite abasabu 1000, ukaba ufite watch time y'ibihumbi 4, ukaba utanafite copyright, nyine ukurikiza amabwiriza ya ntuza ya YouTube. Ni ryari rero bakorega copyright? Ni igihe wa uploadinze video y'abandi cyangwa se ugakoresha content y'abandi nta burenganzira ufite. Ibyo bintu nabyo wenda nzabigarukaho. Noneho ikindi ni ryari baguha copyright strike, kuko iyo uriye 3 ubwo channel yawe rwose bahita bayisiba. Kuko copyright strike ya mbere ni nko kuguha igihano gikomeye nyine tu. Iyo ubonye ya mbere umara icyumweru utemerewe kwa uploadinga, ikindi ukamara nta kintu wemerewe gukora kuri channel yawe. Noneho icyo cyumweru nako ukamara iminsi 90 kugira ngo copyright strike expire. Mu minsi 90 ubonye copyright strike 3, channel yawe barayisiba, barakumenyesha ngo channel yawe tuzayisiba igihe iki n'iki. Noneho rero ikindi nakubwiraho wenda kuri ibyo ngibyo bisabwa nyine kugira ngo ube monetization, channel yawe igomba kuba iri verified. Kuverifya channel ushobora gukora live. Niba mutazi gukora live nabyo mumbwire nzabereke uko wakora live streaming kuri YouTube, sibyo? Ugakora live nyine hari nk'ahantu hari ikirori cyangwa match nka football mujya mubibona, ukaba wakora live streaming, ahasigaye ukagira nyine ukwereka abafana bawe. Noneho nitubirangiza ibyo byose iyo ubyujuje uri verified, nimero yawe warayiverifiye, ukaba uri muri YouTube monetization country, ukaba ufite babasabu, ukaba ufite na watch time, tayari bakoherereza link nyine ukapurayinga naho ukajya muri YouTube partner. Noneho nzabereka uburyo wana creatinga Google AdSense. Google AdSense niyo bashyiramo bank account bakayihuza na YouTube yawe kugira ngo ujye uhembwa amafaranga. Nakubwiye ngo iyi video ku muntu wese turi buyumvane cyangwa se tukayirebana irarangira afite ubushobozi bwo kuba yakorera amafaranga cyangwa se agafungura channel itangira no kumwinjiriza
abizemo imbaraga. Ikindi mugomba kumenya, ibi ni ibintu iyo ubigiyemo ubishyiramo urukundo, ukavuga ati jyewe ibi bintu nubwo mbigiyemo mbishyizemo umutima wanjye, ntabwo ari amafaranga nshyize imbere cyane, kuko mu gutangira abantu benshi bakunze kubeshya. Iyo uri gutangira ukabeshya abantu, urambeshya rimwe nzareba video yawe rimwe ariko ntabwo nzigera nongera kuyireba, nzakubona uploadinga ntayo nzareba. Kuri mega zanjye urambeshya sinongera kureba ibintu byawe, bivuze ngo icyiza ni ukubishyiramo umutima, ahubwo wowe ukirinda yuko wagira nyine ukirinda yuko bakurega copyright. Noneho rero ndagira ngo wenda niba hari ahantu wigize ugira nk'ikintu cy'ikibazo ku bijyanye no kwangiza mu gukoresha YouTube, waza kumbaza cyangwa nkagumbaha nimero, ariko ni uko muyikoresha nabi, ariko nta kibazo. Nimero yanjye ni 0781955047, unyandikira kuri WhatsApp ukambwira ikibazo ufite nkagufasha, kuko iyo uyikoresheje nabi nawe urumva ntabwo ari byiza. None cyangwa ukanyandikira kuri email ni ubaonlinetech@gmail.com. Hari n'ibindi bintu nzagenda mbereka, gusa nakwibutsa ngo ubaye utarakora subscribe uba uri mu bihombo, kandi nihagira n'undi muntu wabona nyine iyi video nako wakumva afite YouTube channel, nawe wamusharinga iyi video, kuko hari ibintu byinshi abantu baba batazi kuri ibi bintu nyine bya YouTube. So ndakeka rero aho mwaba mwagize ikibazo mwaza kumbaza, kuko hari ibindi bintu nzabereka noneho dukoresha uburyo bwa computer, ariko nyine telefone hari uburyo naberetse ikora nka computer, ngira ngo murabyibuka abo twarebanye iyo video. Nzabereka nshyiramo andi masetting menshi muri YouTube, kuko hano batwereka makeya. Binyuze mu bwo buryo bwo gukoresha telefone nka computer, nibwo bakwereka setting nyinshi, bisobanuye yuko hano tubonyeho bikeya, ntabwo ibintu byose tubibonye. Kugira ngo ibindi nabyo rero uzabe mu bazabibona bwa mbere, urasabwa kuba wamaze gukora subscribe, ugafungura inzogera, kandi ubu nampaye inkunga ikomeye, nk'uko nanjye mba naguhaye skills cyangwa se ubumenyi nyine utapfa kubona ahandi hose. Biragoye kubona umunyarwanda ukunda gusobanura ibintu nk'ibi ngibi, bamwe na bamwe baba babyihereranye, ariko nyine ndemera nkabubaha. Noneho ikindi, niba iyi video yagufashije kore like, unabimbwire muri comment, vuga ati Obarido official kabisa, hano udukoreye umuti. Noneho ikindi, kuri Facebook na Instagram cyangwa TikTok byo hari abantu bakunze kubimbazaho, ariko nzaba mbibabwira nimara kubisobanukirwa neza. Ikintu maze gusobanukirwa neza ni YouTube gutya neza, kandi YouTube kugira ngo nanone video zawe zirebwe, ni uko bakoze nyine ibintu bifite ishusho nzima igaragara. So mugire umunsi mwiza, ni Obarido official nk'ibisanzwe. Imana ikomeze ibinde.